Amahoro Imana bane namwe ni kuri Sunu byose TV tugiye kuganira ku ijambo bita umutima. Ni Mutabazi Samuel. Ubundi umutima ni iki, ni nyabimeze ite, ikorite, nibyo tugiye kuganiraho. Ariko cyane cyane turajya mu buryo bw'umwuka. Ndifashije ijambo riri muri Yobu ibice 27 umurongo wa 6. Niryo nibwifashisha ariko reka dusenge. Turagushimiye ijambo ryawe ni ukuri kandi nawe urukuri kandi uri ubuzima. Tugiye kuvuga ijambo ryawe bane natwe uturengere uturwanire uduhe gutoza imitima yacu gukura no kukubaha mu izina rya Yesu amen. Reka dusome uyu murongo Yobu ibice 27 umurongo wa 6. Haravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Ndasubiramo Yobu ibice 27 umurongo wa 6 haravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Cyo ni cya kabiri, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo avuzwe n'umugabo bita Yobu igihe ari mu byago n'amakuba, ndetse yarasumbirijwe anugarijwe ababaye cyane, ariko abona nta handi byiringiro byo byava. Ajya kuvuga ijambo buri mutima munyihanganire, ajya kuvuga ijambo buri mutima waramwongoreye. Nabwiye ati Yobu kusenza igihe kinini ko hakiranukiye Imana ugakorera Imana, ibi byago bikubayeho bigenze bite? Ndumva umutima wari waramwongoreye ugeraho umubwira ati iyo Mana n'ubundi wayireka nta kintu kumariye, kuko ndumva ari cyo gisubizo Yobu yatanze ahangaha. Nawe nicyo gihe ugeramo ukabona ibyo wakoze n'imfabusa, ukabona n'Imana wasenze ntayihari, ukabona n'ibyo wakoze byose wataye igihe, ariko ndimo ndakugaruramo imbaraga. Humura ntago wataye igihe, nta nubwo wataye umwanya, nta nubwo wakoze ibidakorwa, ahubwo wakorera Uwiteka. Yigeze avuga ijambo rikomeye avuga ngo nari mu nzu y'imbaho murangaburira, nari ndwaye muransura n'ibindi n'inambaye ubusa murabanyambika. Ngo bagishwa ngo bazamubaza ngo twabikoreye nde? Ngo yari umuntu wese w'umukene muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Ndi kuvuga ku ijambo bita umutima. Sinzi amajwi umutima wawe ukongorera muri iyi minsi akubwira ngo teshwe inzira y'Imana, akubwira ngo igihe wasengeye kirahagije, akubwira ngo ibyo wasengeye birahagije, nta gisubizo wabonye, nta nicyo wigeze ubona, ariko komera. Nshaka kuvuga ku mutima. Iyo ugiye mu Bagalatiya ibice 5 kira gice cyose usangamo indorerwamo y'umutima w'umuntu. Ari imirimo ya kamere iba umutima w'umuntu, ari n'imbuto z'umwuka ziri umutima w'umuntu. Rero icyo wemereye ko gikora muri wowe ni nacyo kigira agaciro n'imbaraga muri wowe. Mu Bagalatiya 5 wenda reka tuve ku mbuto z'umwuka dore kuri 22, nuzemerera muri wowe ukaziha agaciro nizo zizakora, ariko niwemerera kamere nayo izakora, kuko umwuka yanga ibyo kamere irarikira, kandi na kamere yanga ibyo umwuka akunda. Ni ibintu rero bihabanye kandi n'urugamba rutajya rurangira. Uwo ni umutima nashaka kubwira. Sinzi ibitekerezo umutima wawe ujya uguha byerekeye kureka Imana, kuva mu nzira y'Imana, kureka agakiza, gusubira inyuma ukajya mu byaha, ukazirura ibyo waziririzaga. Ibyo ntago nabimenya, ariko ni wowe n'umutima wawe muziranyeho. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza ngo umutima w'umuntu ngo urusha ibintu byose gushukana, ngo ntujya wizera gukira, ngo ntawe umenya ukuri. Nibyo kuko ntawe umenya ukuri usibye umubaji w'imitima waringanije. Ariko biri ijambo ry'Imana ryaduhaye indorerwamo mu Bagalatiya ibice 5. Wakwireba ukamenya igipande uhagazemo, ukagira amajwi uhakanira muri wowe. Reka mbabwire, hari icyaha ujya gukora ukumva ikintu kikubwira ngo have ntukoreho, hakaba n'undi ugusunika tapo ibyo ntacyo bitwaye, nejo uzihana. Imana tugire neza cyane. Utwiriye gukuza iby'umwuka mu mutima wawe, bikaba ibintu bifatika kandi birefite ireme. Nuha agaciro kamere izagukandagira ndetse kuyoboza uburetwa bwayo, ariko nuha agaciro imbuto z'umwuka, izo ngeso nziza zose niko ijambo ryavuze, bizatuma nta rubanza ugira n'Uwiteka Imana. Aribwo Yobu yavuze aya magambo. Mutima waramwongora ati Yobu, inka zarashize, amatungo yararangiye, umugore nawe arakwihakanye, umuja ntakikumvira. Yobu, yamashyo y'ingami yararangiye, na n'ubu iby'Imana uracyabirimo. Yobu arabitekereza, abona nibyo, abyibazaho, arabyuza, arabikacanga, yumva nibyo. Ariko igihe kigeze yibuka ko
hariho Imana isumba byose. Yigeze abana nayo mu bihe byiza, yigeze akorera, aravuga ibintu byemaze gushira tuwiteka no bimpeno nabyishubije ntashimwe. Niho yakomeje inshuti zimushinyagura 27 niho avuze iri jambo kuri 6, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, we yanze kukuvaho. Aravuga ngo nubwo ndi mu bibazo n'ibyago n'amakuba, nubwo nishimisha urujyo, nubwo nabuze ibyo kurya, nubwo nabaje n'abagaragu bantaye, nubwo n'umugore yafasha abana gasubira iwabo, ariko gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntago nzikuraho gukiranuka kwanjye. Yesu ashimwe cyane. Ngo umutima wanjye ntago uzigera ugira icyo nshinja. Reka nkubaze, wa mugabo we muri banke, wa mugabo we muri ofisi, wa mugabo we aho uri deje, aho ibyo ukora, umutima wawe nta kintu gushinja? Nta muntu wahemukiye, ntabyo wagoretse byari kugororwa ibintu bikagenda neza? Ndaguhamagarira gutekereza ibyo wagoretse ubyihane. Mana yakugiriye neza, wowe ntabwo uri mu byago nka Yobu, ariko urugomo rwo ruri mu mutima wawe, urababazwa n'iki? Ibyo bintu urabikorera iki? Wahindukiye wa murozi wuraruga abantu uroga kutabaremye, urabashakaho iki? Yewe wambura ukaka n'ibiguzi biruta ibyo ukwiriye guhembwa, uri mu biki? Maherezo yawe azaba yahe? Uzasiga nk'uruki musozi? Yewe uri aho ngaho wicara, ibyo ukora byose, ndavugana n'umutima wawe. Baza umutima wawe ibyo wakoze bitari bikwiriye, wihane hakiri kare. Yobu yaravuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntago nzigera na rimwe nkurekura. Ngo ntago umutima wanjye uzigera uzagira icyo unshinja. We ntacyo umutima wawe gushinja? Inshuti zawe ntacyo umutima ugushinja? Abo wavumiye ku musozi ntacyo umutima ugushinja? Abo wambuye bakugurije ntacyo umutima ugushinja? Abo ugenda uvuga ntacyo umutima ugushinja? Ubuhemu ufite ntacyo umutima ugushinja na kimwe? Yesu ashimwe cyane. Mbese ntacyo umutima ugushinja? Unyurwa n'umushahara uhembwa ukakunyura, ntago wiba? Ishyari umutima wawe warikuyemo? Mbese ntacyo umutima wawe gushinja? Nakurangiye indorerwamo mu Bagalatiya ibice 5, ugenda usoma icyo gice cyose, urabona indorerwamo y'ubuzima bwawe bwose. Nurangiza ufata umwanzuro. Muri mbyizi uyu mwuka yavuze ngo abanga Imana bayisenge bazapfa be kwibukwa. Mbese ko habayeho kuvuka, bitangira kutuvuka, bikazarangira dushoje, amaherezo yawe nayahe? Muri rubanda ufite buhamya ki? Bantu banze kurinda ubuhamya, bantu banze kurinda ibyo umwuka yabahaye ngo baragire, abantu banze kurinda uko bari bameze bagihamagarwa, ahubwo babiciye amazi. Bantu babaye abanyedini aho kuba abanyetorero ry'Imana. Reka mvuga iki kintu ho gatoya. Idini ni inzira tunyuramo tujya mu ijuru, kandi urinyuzemo nabi upfa rubi, ariko iyo unyuzemo neza urangiza urusozo ugenda amahoro. Reka nkubwize ukuri, dini ni ikibina. Utanga iby'umubiri nawe bakaguha iby'umwuka. Iby'umwuka baguhaye utabikoresheje neza, ibyawe birarangira, kandi waratanze iby'umubiri byawe bikazarangira uhombye. Iryo niryo bita idini. Yesu yarigezemo, Farisayo baramugambanira, baramwanga, arimo avuga ubutumwa bwiza. Abo bari abanyedini, anavuka ntibigeze bajya kumuramya, bari abanyedini. Ahubwo abanyabwenge nibo bamenye ibyo bintu bajya kuramya Yesu. Abanyedini bishe Yesu baramubamba. Hunga idini winjire mu itorero. Ni ikibini dini, utanga iby'umubiri. Wamara gutanga iby'umubiri nawe bakaguha iby'umwuka, kuko ariko kazi kabo bakora. Bakora akazi ko kuvugira Imana mu isi, nibyo bigomba kubabeshaho. Mugomba gutanga ibya 10 n'amaturo, mugomba kubaha amatorero musengeramo, amadini musengeramo, ariko ukayubaha mu bintu by'ukuri. Ntazagira ukubwira ngo uroge runaka ugenda umuroge, uzakubwira ngo runaka wazabura umupagani ntuzamukurikire, uzamwange. Uzarwanya ubutumwa bwiza buzana kwihana ibyaha n'imbabazi za Yesu Kristo mu idini, uwo ntuzamwemerere. Ndabaza imitima y'abanyedini, intama muragiye mwaziragiye neza. Ndabaza imitima y'abadiakoni n'abapasiteri n'ababishopu n'abarevera n'abandi bose n'abapotre. Mbese intama mwaziragiye neza, imitima yanyu nta kintu yabashinja? Ubu Yesu aje nonaha, imitima yanyu nta kintu yabashinja?
hari imfubyi wanze kurihira ishuri, hari izo wanze kugaburira, hari izo wariye. Ubu Yesu aje nonaha, umutima wawe ntacyo ugushinja. Jya mu ndorerwamo ijambo ry'Imana, ukurikize umutima wawe maze umbwire. Yego turi abantu, nta ntungane muri twe, turi abanyabyaha, ariko se bimeze bite? Amaherezo ni ayahe? Nakubwiraga ngo menya umutima wawe, wongere wumve, wongere utekereze, ibyo ugushinja ubikureho. Mana ishimwe cyane. Iri jambo rigufashe, n'undi wese uzaryumva rizamufashe. Yobu yarivuze 27:6. Yesu ashimwe cyane. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Baza umutima wawe icyo ugushinja, nurangiza wihane. Kugwiza umurongo mu bintu by'Imana ariko turimbura mumaro nta kintu bimaze. Ba mu bintu bibayemo, ibikunaniye ubivemo. Niba uzi ko ubaye pasiteri, bwiriza abantu bihana ibyaha. Niba bikunaniye ubivemo, wikwiyicisha. Uyu mugabo nta mikino agira. Uyu mugabo ibintu by'ubijyamo, wabigoreka akaguhonda, wabigorora mukabana amahoro. Rero nimo ndakugira inama, yumva umutima wawe icyo ugushinja ubiveho. Ndasoje, reka nsenga Imana naho ubutaha, ariko nakubwira ngo umutima wawe ntacyo ugushinja, mbese gukiranuka kwawe gukomeje. Yesu aduhana umugisha. Mana ndagushimiye, iri ni ijambo ryawe Yobu yavuze, ibyago n'amakuba bimwugarije, ari mu bibazo byinshi. Arangiza aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntago nzigera nkurekura, ngo nzarinda mva ku isi ntacyo umutima wanjye unshinjije. Ese pastor ntacyo umutima ugushinja? Ese bishop ntacyo umutima ugushinja? Muhanuzi, muvuga butumwa, nawe ugize ibyuzi ntacyo umutima ugushinja? Ab'imitima ishinja duce bugufa, amaso y'Imana aracyababarira. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Uwareba, tekereza neza aho wagoretse ibintu bigorore, Imana izaguha umugisha. Mbese umutima wawe ntacyo ugushinja. Yesu ashimwe. Mana uhabwa icyubahiro. Ndagushimiye rero, nari ndimo mvuga ijambo ryawe, abazarireba n'abazaryumva rizakore ku mitima yabo, bazagorora ibyo bagoretse, kuko uri umutabazi. Urakoze urakarama, cyuro n'ikibicere mu izina rya Yesu. Amen. Mugubwe neza, kandi amahoro y'Imana abane namwe naho ubutari mu izina rya Yesu. Amen.